reka twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwe mukomeza gukurikira ibiganiro bya Rio Talk Rwanda. Ahangaha nta kindi tuganira uretse biba bigiye bigezweho mu isi ya siporo, gusa n'izindi nguni nazo tukagenda tuzirebamo gake gake uko bigiye bihagaze. Nge wumva Ndemable Ruganzu, nkaba ntari ngenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Aveiro Peter. Mambo vipi? Fresh meze neza, ndashima Imana nta kibazo na kimwe. Ibintu byose ni nyuso. Okay. Ni nyuso bivuze. Nyuso ni ringara bivuga ngo ibintu byose ni sawa, ni fresh, meze neza cyane. Reka duhere muri ekipe ya FC Barcelona. Iyi ekipe ya FC Barcelona ifite igomba gukina na ekipe ya Atletico Madrid. Gusa uwitwa Frenkie de Jong ngwibye bihagaze bite? Yego, uyu munsi ku isaha ine ekipe ya Atletico Madrid iraza ko yagiye Camp Nou gukina n'ikipe ya FC Barcelona. Barca twishimiraga ko byibuze yagaruye zimwe muri elema zayo, ariko mutoza Hans Flick amaze kuba atangaza ko uyu musore Frenkie de Jong nawe navuga yari hari muri mediane ya Barca, ibintu bimeze neza cyane. Twari tugiye kongera kumubona kinana na Pedro Gonzalez, ariko amakuru akavuga ko yagize utubazo tworoheje tutuma rero umukino wo kuri uyu mugoroba atari buze kuwukina. Byumvikane ko kuri Barca navuga ngo ni ukongera gutakaza imbaraga by'umwihariko muri mediane yabo. Nibyo baraza kuba bagaruye Pedri, ariko Pedri ugarutse akagaruka kuri match ya mbere akina n'ikipe nk'iyi match iremereye Atletico Madrid, byari kuba byiza ko ari kumwe na Frenkie, ariko byumvikane ko Frenkie nk'uko amakuru ava mu binyamakuru byo muri Espagne bitangaza, iyi match ntabwo aza kuba hari ngo ayikine. Ubwo bishatse kuvuga ko mutozo umudi byari byitezwe ko aza gukoresha Dani Olmo imbere ya Frenkie de Jong ndetse na Pedro Gonzalez. Ubwo bishatse kuvuga ko na Fermin Lopez na uhari, bishoboka ko yaza kuba Marc Casado, Pedri ndetse na Dani Olmo. Ubwo ngayo nguko nukuza kureba ngo ese ubundi FC Barcelona Atletico Madrid ni match iraza kuba iteye ite. Ntabwo ndagira ngo ushyesengure muri in details, ariko ni mu gihe cy'umunota umwe cyangwa se ibiri ni ekipe ya FC Barcelona igiye gukina n'ikipe ya Atletico Madrid. Atletico yaratsinze Real Madrid igatsinda ekipe ya FC Barcelona. Atletico Madrid ishobora gutsinda ekipe ya FC Barcelona yaratsinze na Real Madrid nkuko byagenze umwongero mu mwaka wa 2020 na 2022. Ubona ari ibintu bishoboka? Okay, birashoboka kubera ko turavuga ATM cyangwa se Atletico Madrid muri iyi minsi irimo kwitwara neza. Urebye uburyo iri gukina, ni ikipe irimo yitwara neza. Birashoboka cyane ko yatsinda ikipe ya FC Barcelona. Gusa buriya hari ikintu kijya kibaho ku ikipe ya Atletico Madrid mu mateka imbere y'ikipe ya FC Barcelona. Amateka ntabwo bagira abatsinzi, kubera ko iyo urebye nko mu mikino 18 heruka kubahuza, ikipe ya Atletico Madrid Barca yabakubisemo imikino 13 yose, banganya imikino igera kuri 4, Barca itakazamo umukino umwe. Ibyo ngibyo nyine bikwereka ko iyo Atletico Madrid igeze imbere y'ikipe ya Barca iba ari ikipe isa nkaho isanzwe. Nibyo bashobora kuba babikora bagatsinda ikipe ya FC Barcelona, ariko nanone ntabwo ari ikipe batsinda kenshi. No muri bya bihe wasangaga ikipe ya Atletico Madrid ari ikipe nziza, hari igihe wajyaga kubona yakubise Madrid inayihabya cyane, ariko yagera imbere y'ikipe ya FC Barcelona Barca ikabatsinda. Icyo ngicyo cy'amateka nicyo mbona gishobora kuba cyagonga Atletico Madrid. Ariko noneho kubera ko rimwe na rimwe nanone football ijyana na pressure cyangwa se current situation ibiriho muri icyo gihe, navuga ngo urebye nko muri match ziheruka kuva kuri match ya Real Madrid, ubwo ndavuga ku ikipe ya Atletico Madrid, ubona ko ari ikipe yagize guhozaho cyane. Atletico Madrid imaze gutsinda imikino 7 consecutively, imaze kwinjiza ibitego 16 yikurikiranye. Yego, rero icyo gihe turimo pressure, aka kanya navuga ngo ni imwe mu makipe ari kwitwara neza, binakwereka impact byabagizeho. Uyu munsi niba tuba ngo bari ku mwanya wa 4, ugiye nko kureba mu mikino yindi banza shampiyona y'igihugu ya Espagne, imikino nk'itanu ya mbere yari Atletico Madrid iri guhuzagurika, niyatsindwaga cyane ariko harimo kunganya cyane.
rero urebye nko mu mikino nk'icumi iheruka yaba ku mugabane w'uburayi ndetse ubwo ndavuga mu mikino ya Champions League ndetse no muri La Liga, nimwe mu makipe ari kwitwara neza. Ibyo ngibyo rero nibyo mbona bishobora kuba byayifasha, hakajyaho icyo kintu cy'uko Barca nyine cyarimo kugenda ihuzagurika. Uyu munsi Frenkie turamugarukamo nk'umukinnyi wari kubafasha ariko ntawe uhari, mu gihe Atletico Madrid yo yongeye kurekipira abakinnyi bayo. Match eruka Julian Alvarez yari ari kuri bench, Solof abari we wataka, ariko uyu munsi yagarutse. Binakwereka ko nyine muri icyo gice cy'ubusatirizi ikipe ya ATM ifitemo ibisubizo bitandukanye. Ufitemo Antoine Griezmann muri minsi ubona ko nawe ari kugenda abafasha, ugashyiramo Alexander Solof, ukagiramo Julian Alvarez ugiye gufesinga ikipe yifuza kuba yazajoininga, ugiye kongera kugaragaza niba nyine ari umukinnyi ushobora kuba yafata za grand match akaba yazikiringa nk'uko twagiye tubibona, kuko nka Madrid niwe wayishe. Cyaba ari cyo gihe kindi cyo kugira ngo nawe agaragaze ko ari umukinnyi wo ku grand rendezvous. Hakazaho nanone ku ikipe ya Barca, mbona ko nyine iyi match naremereye cyane. Ni Barca yakubiswe na Chelsea, ni Barca yatsinzwe na Madrid muri Clasico, ni Barca yatsinzwe na Paris Saint-Germain. Izo ni yanatsinzwe na Sevilla, wenda nubwo wenda yitayishyira mu magra Sevilla yo mu myaka itatu itambutse ni Sevilla isanzwe, ntabwo ari ya Sevilla nyine ikiryana muri Espagne no muri La Liga. Rero icyo kintu cyo kuvuga ngo Barca nayo kuri za grand match yagiye izikubitwa, navuga ngo ni kimwe mu kintu umutoza Hans Flick no mu kiganiro n'itangazamakuru yagarutseho, aravuga ati natwe uyu munsi nicyo turi gutekereza yaba nk'abakinnyi ndetse na staff muri rusange, ko noneho tugomba gutangira tugakiringa ama match aremereye. Rero ni match iremereye kuri Barca kwitakaza egare gusa nkaho mutakaje umwanya wa mbere, kuko ejo Madrid iramutse yitsindiye Athletic Club Bilbao bahita bafata umwanya wa mbere. Ikindi ni igitutu kubera ko ikipe ya Villarreal uyu munsi 32 nayo iramutse ije igatsinda match yabo mukekoleza yahita ibacaho. The same ni Atletico Madrid mwatamunganya amanota 38. Bishatse kuvuga ngo haba hagiye kubaho byibuze andi makipe atatu birira ikiriko yakujya imbere cyangwa mwanganya amanota. Buriya rero kuruse y'igikombe irimo amakipe menshi bitandukanye na kuruse usa nkaho uri kugenda usigama abantu intambwe kurusha uko nanone waba uhanganye n'abantu benshi. Wakomoje cyane kuri Real Madrid. Uwitwa Ferramendi yongeye kuvunika, ngira ngo iyo ntabwo ikiri nkuru kuvunika kwa Ferramendi, ahubwo iyo utekereje Ferramendi nk'imwe muri transfer ngira ngo uwitwa Zinedine yakoreye equipe ya Real Madrid, utekereza iki? Ejo hari umuvandimwe twarimo tuganira arambwira ngo turi kuganira ku bintu by'abarundi, babakiye abakinnyi b'abarundi cyangwa se abantu bafite aho bahuriye n'umupira w'abarundi, nyine uburyo bakundirana. Aravuga ngo abarundi ni nk'abahorandi. Ese nabyo twavuga ngo abafaransa nabo ni nk'abahorandi? I doubt, kubera ko nujya kureba Ferramendi igihe yinjiriye mu ikipe ya Real Madrid, ryari isohoka rya Marcelo, yego hakenewe umusimbura we. Nibyo ushobora kuvuga ko Ferramendi yageze mu ikipe ya Madrid n'ibyakunda, ariko bajya kumurokreta bajya kumwinjizamo yari umwe mu bari kwitwara neza. Niyo mpamvu navuga ngo kuba yarajemo ibintu ntibigende neza. Nanone ntabwo twavuga ko Zidane yamuzanye kuko amuzanye nk'umufaransa gusa, ahubwo yamuzanye nk'umukinnyi ushobora kuba yagira icyo afasha ikipe ya Madrid, ariko birangira bidakunze. Ni bya bindi muri transfer ibintu bishobora kuba byabaho, umukinnyi nyine ntibigende neza. Ubu se tuve ko Hazard kuza muri Madrid ntibikunde, hari uwari wamuzanye amwibeshyeho. Nyine ni za transfer ishobora gukorwa, wenda hakazamo icyo kintu uwo mukinnyi yazana performing kuri level yo hejuru, bikarangira abantu tubishakiye mu ndorerwamo y'uwamuzanye isano bafitanye. Ariko nanone kuba Ferramendi yaraje ibintu ntibikunde, ntabwo bivuze ko uwamuzanye yari yamuzanye kubera icyene wabo. Ikindi nyine urebye sometime mu gihe yagiye ahaba, hari igihe yageze
arakina nafashe Madrid gutwara imidende nubwo ubushobozi bwe bwashidikanwagaho nanone bijyanye n'uwo mbona yarasimbuye benshi twatekerezaga nyine ko yaza mu ishusho y'uwo yarasimbuye kandi ibyo biragoye ugiye kureba muri iyi myaka guhera nka 2014 abana ume bari muri Madrid kugeza 2020 ushobora gusanga abo bakinyi gusimburwa uzajya uza wese tugashaka kumubona mu ishusho y'uwasimbuye agiye guhagarara mu nkweto ze ni ibintu bibiri bizaba bitandukanye ko ni Madrid by'umwihariko wenda reka nongereho nk'imyaka 2022 wenda 2023 ni Madrid ugiye kureba one success yagize by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi n'abagabo bayigizemo uruhare urebye mediane ya Casemiro, Modric, Toni Kroos ukareba tanke ya Benzema ukareba ibyo Ronaldo yakoze abo bose nyine bazajya baza hariya tugashaka kubabona mu ishusho yabo basimbuye ntibizakunda yewe ga niyo defense kuvuga ngo hari umuntu uje yagiye kwambara inkweto ya Ramos ushaka kuba utaramwemeraga Rafael Varane ariko iyo midende yarayitwaye kandi yabyitwayemo neza ushaka kureba Carvajal ukareba Marcelo n'abakinyi bagiye bagira ibyo bakora mu ikipe kandi natwara ibikombe kubona rero abaza kubasimbura aka kanya tugahita dutangira kubagereranya nabo birasaba igihe birasaba ko nabo bagira iyo midende batwara ukomoje ku kantu kitwa igereranya uwitwa Toni Kroos yaje kuba agira statement asohora aravuga ngo igihe kirageze ko ekipe ya Real Madrid nkanjye ubwanjye nifuriza gutsinda bahagarika gufata abakinnyi bari muri Real Mediane no kuba bagereranya nanjye ibyo byo bishatse gusobanura iki nuko abona ko nimero yasigiye Federico Valverde nk'umukinnyi yari yizeye ko ashobora kumukorera mu ngata bitakunze cyangwa ni Chaos n'undi cyangwa se Chaos iri muri Mediane equipe ya Real Madrid ari nayo ibona ko iri guteza ibyago byose yaba ku mutoza yaba ku bakinnyi binagenda bikagera ku ntuza ku buyobozi kuko nka match y'ejo hari amakuru avuga ko bagomba kuyikina ariko hanabayeho umuhuro ugomba kwigirwa hamwe kigomba gukorwa muri equipe bimaze igihe kuva Toni Kroos yasohoka mu equipe ya Real Madrid atari n'ubu ngubu no mu gihe cya Carlo Ancelotti yabigarutseho Toni Kroos izina kugenda kwe ni izina abantu benshi bavuga ati yari agifite ibyo gutanga muri Madrid rero kugenda kwe abantu benshi nibabyakiriye niyo mpamvu bahoraga bifuza ko muri Real Mediane ya Madrid yaba hari ariko ntabwo bivuze ko ni cya kindi nagarutseho kugereranya abagabo na success bagize biraza kuba ikibazo yavuze ati nanjye ubwanjye ninjye wa mbere wifuzaga itsinzi ya Madrid ninjye muntu wifuza ikipe itsinzi ya Madrid ati rero ibyo byo guhora mugereranya mbona bisa nkaho bigoye we nk'umuntu uri hari Madrid n'ubundi wahagumye icyo abareba Madrid nawe arabibona ko urwego uri guperformingaho ntabwo ari rwo ayifuzaho yewe gurebye umuntu wese wabaye Madrid muri iyi myaka ya success ameze ni umumadridista ku mutima atitaye ngo ndi umudage ndi umufaransa ndi uwahehe aho yaba yaraturutse hose yabaye umumadridista hari uburyo ki yabanye na Perez byatumye aba umuntu w'imadridista aba umumadridista cyane rero ubona ko bose nyine ntabwo banyuzwe na resultat Madrid iri kugira ariko nanone ni abantu baba bashaka ko yagira itsinzi ubona ko bagerageza no gutanga inama ku bakinnyi bari hariya kugira ngo barebe ko bakweprovinga ngayo nguko rero ibyo muri ekipe ya Real Madrid no muri Espagne muri rusange gusa mu gihugu cy'Ubudage witwa Pep Vincent Kompany ubwo yabazwaga na Touchline ku bijyanye no kuba yaba umusuccess cyangwa se umusimbura wa Pep Guardiola yaje kuba agira ati mu mupira w'amaguru biba byiza iyo udatekereje kure cyane ngo ukabye ati I'm 100% focused on what we can achieve with Bayern. I just want to live in the present. I have zero thoughts on the other stuff. Ati ndashaka kuba ahangaha 100% nkiza umutima kugira ibyo ngira none ekipe ya Bayern. Ati ibyo bindi
nta bindi bitekerezo mfite, zero thoughts, nta bindi bitekerezo mfite byo ku zindi staff cyangwa se bitari ibya Bayern Munich. Ahitwa Vincent Kompany kugeza aka kanya ari kwitwara neza. Why not why bari kumulinkinga kuba yasimbura Pep? Ni umuntu babanye mu bihe bya Pep ari mu ikipe ya Man City. Rero ubona ko kuba ari kwitwara neza tukabihuza nuko bamwe mu bantu nyine bagiye babana na Pep bakaza kuba batoza yewe n'abagiye bamwungiriza aka kanya ari bamwe mu bari kwitwara neza, usanga nyine bashaka buryo ki babihuzahuza. Hakiyongeraho ikintu cy'uko uyu munsi muri The Citizens biragaragara ko Pep ni umuntu udahari by'igihe kirekire, amasezerano afite azageza 2027, biragaragara ko ashobora kutagira ayo yongeraho. Rero baba bashaka gutangira kureba ese ubundi ninde wamusimbura, bakabihuza rero na bamwe mu babaye hariya. Ubu ngubu Arteta nko mu minsi iri imbere nawe ushobora kumva bakimubajije nk'umuntu babanye mwere wabo wo munyaswanye. Ibyo byose rero bagenda babihuza na Enzo Maresca why not, kuko ari kwitwara neza. Uko byagenda kose byari gukora mu ikipe ya The Blues nta muntu wabye expectingaga bivanye naho yaravuye. Ntabwo bayiha uyu munya Cote d'Ivoire, uyu mu assistant coach we Koroture. Biragoye kwera ko Koroture Habib yabaye handi n'umutoza tuvuge ko yabahiye. Rega impamvu nk'ababaza Bi Alonso ni abantu banyuze ahantu bagira ibyo bikora. Turavuga Vincent Kompany muri Burnley, akazi ke warakabonaga, nibyo nawe yagiye hari adatekerezwaho cyane, ariko naho kuba yarahageze ubwo ndavuga muri Bayern akagira ibyo akora ni bimwe mu bikomeje kugenda bimwongerera amanota. Rero ngarutse ku cyo Vincent Kompany yagarutseho, njye mbona yasubizanyije ubwenge bwinshi cyane, kubera ko ni umuntu uri mu gikipe nacyo kiremereye, atari yagira icyo atwaramo, atari yagira icyo akoramo, kubera ko uyu munsi gutwara shampiyona mu gihugu cy'Abadage uri muri Bayern ni monopoly, ni ibisanzwe. Ni mu Rwanda guhuza ugatwara igikombe uri kumwe na APR n'ubundi urirukanwa. No mu Budage the same. Mu myaka yashize iyo wabikoraga uri kumwe na Juventus de Turin byabaga ari ibyo ngibyo. Uyu munsi mbona ko kuri Kompany gusubiza gutya ni ukuvuga ati reka ngira ibyo nkora ahangaha bibanze bingira umutoza uremereye cyane cyane ko n'ahangaha kuba mari nta wabye expectingaga. Kuvuga ati reka mbe muri staff z'aka kanya noneho ibyo bindi byo ku ruhande mbireke, ni ukwanga no kwirinda iyo pressure yo kuvuga ngo ndanipasa muremure. Turi kuvuga gusimbura nde? Pep, umutoza wa mbere ku isi jusqu'à maintenant. Guardiola umwe mu batoza beza cyane sifite abantu benshi ushobora kuba baza b'abanyamupira bakakubwira ngo niba atari uwa mbere ni uwa kabiri, nabyo bikajyana n'indi mibare myinshi ushobora kuba watekerezaho. Rero mbona yasubije nk'umunyabwenge kwanga kwipasa muremure, kwanga nanone kwerekana ko n'izo nzoza zifite akavuga ati reka mbe mu byo ndimo. Ariko mu mupira turabizi ejo muri Bayern arimo yatembagazwa, ejo ashobora kwifuzwa na Man City, bari abagabo bakamuha amafaranga menshi akaba yarivinga Bayern akaba yayerekezamo. Okay, muri ekipe ya Arsenal uwitwa Mikel Arteta ufite ibibazo by'imvune nyinshi cyane, yaba kuri ba Gabriel Magalhaes, uyu Yego Magalhaes, William Saliba, ubona wenda aho iyo defense niyo isa nawe ifite mu ibibazo byinshi cyane, nawe yaje kubagira byinshi cyane akomozaho kwigaruka ry'aba bakinnyi cyangwa se update ku mvune zabo. Nibyo yaje gukomoza kuri William Saliba, avuga ko imvune ye isa nk'iyatunguranye cyane, ariko nanone avuga ko ntabwo ari iby'igihe kirekire, ni ikibazo cy'igihe akagaruka mu kibuga. Yewe no kuri Trossard bose asubirijemo rimwe avuga ko ari ikibazo cy'igihe cyo bakagaruka mu kibuga. Anakomoza kuri Gabriel Magalhaes avuga ko nawe ari vuba kugaruka mu kibuga. Yewe kuwo bita Kai Havertz avuga ko we ku giti cye nka Mikel Arteta umukinnyi yishimira 100% iby'abafashe ari mu kibuga, ariko avuga ko nta kibihutisha kugira ngo bamugarure mu kibuga, ahubwo aracyafitemo ibyumweru bikeya byo kugira ngo abe yabaye fiti agaruke mu kibuga. Ubwo n'ubundi yanabikomozagaho ashingiye kuri match bazakina ku munsi w'ejo
muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza. Navuga ngo kuri Arsenal bagiye gukina na Brentford, imwe mu makipe navuga kubagana cyane, ariko kuza kuburi Emirates uvuye kunganya n'ikipe ya Chelsea washidikanyijweho kuko ni ikipe yagize hafi igice cya kabiri cyose iminota nka 50 irenga ikina ari abakinnyi 10 ukananirwa kuyitsinda. Nawe nicyo gihe cyo kugira ngo abe yagarura iyo ikipe ye kuri ka gasongero yongere gutsinda, yongere kwereka abantu ko ari Arteta tugomba kurebera mu ishusho yo mu myaka yashize, hamwe yagiraga ikibazo cy'imvune cy'umukinnyi umwe akaba crying baby, agatangira kurira, agatangira kuzitwaza. Uyu munsi yubakiwe Swadi. Navuga ngo iyo aza nko kubivuga kuri match za Tottenham, match za mbere ataragarura team captain, ataragarura ba Madueke, wenda nabo ba Trossard bakabigenderamo, navuga ngo byari kuba bifite ishingiro. Ariko uyu munsi navuga ngo ibyo ikipe yamuhaye ni ibintu bigaragaza ko atagomba kuba crying baby, adagomba kwiriza, ahubwo agomba gufokasinga cyane ibisubizo akabishakira naho bitari. Okay, twere reka dusoreze ahangaha. Mukomeze gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Rio Talk Rwanda, munakore subscribe.